Ndongeye ndabasuhuje cyane inshuti za Ongera Ubumenyi TV. Nkomeje gushimira by'umwihariko abantu mwese mwamaze gukora subscribe kuri iyi channel yacu ya YouTube yitwa Ongera Ubumenyi TV. Nkomeza no kubashishikariza mwese mutari mwakora subscribe ko mwakora subscribe kugira mwinjire mu muryango mushya. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire kuri zimwe mu mpamvu zishobora gutuma amagi y'inkoko yawe hatavamo imishwi. Akenshi bikunda kubaho aho usanga umuntu afata amagi ye akayahereza inkoko cyangwa akayashyira muri ziriya mashini zirarira amagi, ariko ugasanga nyuma bije kumwereka ko nta mishwi yavuyemo. Zimwe muri izi mpamvu rero twavuga, iya mbere twatangiriraho ni nk'igihe igi ritabanguriye, aribyo bakunda kwita egg infertility mu rurimi rw'icyongereza. Ibi bikunda kubaho cyane ko abantu barariza amagi nyamara atabanguriye. Akenshi biterwa no kugura amagi ahantu batizeye neza, aha twavuga mu isoko, mu mabutike ndetse n'ahandi. Niba ushaka igi ribanguriye wagakwiye gusanga umworozi w'inkoko ubwe, ntiwihutire kujya mu masoko. Icya kabiri twavuga mu bitera amagi y'inkoko kutavamo imishwi, twavuga nk'igihe igi rimenetse. Igi rimenetse naryo iyo urirarije cyangwa se ukarihereza inkoko cyangwa se ukarishyira muri ziriya mashini zirarira amagi bita incubator cyangwa incubateur mu rurimi rw'igifaransa, iryo gi nta mushwi uvamo. Impamvu ya gatatu twavuga intungamubiri nke mu igi. Inkokokazi yakuze igaburirwa indyo ikwiye nayo nta kabuza itera igi rifite ubushobozi bwo kuba ryavamo umushwi muzima. Iyi nkoko igaburiwe neza kandi bituma itera amagi yujuje intungamubiri zikenewe ku buryo habaho iremwa ry'ibice by'umubiri by'umushwi uri mu igi. Muri izo ntungamubiri zikenewe mu igi twavuga vitamine A, vitamine D, vitamine E n'izindi ntungamubiri. Impamvu ya kane twavuga ubushyuhe bwinshi cyangwa bukeya. Aha ni ku bakoresha imashini zituraga amagi zizwi nka incubateur. Iyo ubushyuhe bubaye bwinshi burenze ubukenewe buteza ikibazo, kandi bwaba na bukeya bikanateza ikibazo ku mushwi uri mu igi. Impamvu ya gatanu twavuga ububobere bwinshi cyangwa bukeya mu mashini irarira amagi. Iyo ububobere cyangwa se imidite bubaye buke cyangwa bwinshi mu mashini bitera ikibazo ku mushwi uri mu igi. Aha ngaha birasa cyane no ku bushyuhe bwinshi cyangwa bukeya nk'uko tumaze kubivuga haraguru. Impamvu ya gatandatu twavuga ihindukiriza nabi ry'amagi. Ku mpande zombi, ari ukoresha imashini irarira amagi n'ukoresha inkokokazi mu kurarira amagi, agomba gusuzuma neza adashidikanya ko amagi ye yahindukijwe neza. Biba byiza iyo agiye ashyira utumenyetso dutandukanye ku mpande zombi z'amagi, ku buryo ahindukiza uruhande rumwe rw'igi adashidikanyije. Impamvu ya karindwi twavuga ibura ry'umuriro w'amashanyarazi. Akenshi ibi ngibi birareba abakoresha imashini zirarira amagi cyangwa se incubateur. Mu gihe umuriro ubuze igihe kirekire bishobora gutuma igi ryawe ritavamo umushwi. Biba byiza rero ku bakoresha izo mashini iyo bayifitiye generator cyangwa se moteri, kugira ngo umuriro w'amashanyarazi igihe ubuze bahita bacana izo generator kugira ngo imashini ikomeze ikore neza kandi bidateje ikibazo ku mikurire y'umushwi uri mu igi. Ibi byose tumaze kubona haruguru ni zimwe mu mpamvu zishobora gutuma igi ryawe ritavamo umushwi. Reka mpinire aha ngaha ngushimira wowe wamaze gukora subscribe.